ko madamu kicwa n'ibirahuro by'imbeho ntabwo uri kunyuma uyu mugore ubwo sigiye kwicara aho ngaho ngewe wanze kwicara nuko ntabwo vaye kwicara rwava tuganira bamukare uyu mugore mana yanjye waje kwicara nuko ngenda gutware da cyara nukwitabisha amaguru nk'ikinyarofe gusa ese subizi nendagira ngo vubaye ubuzigena guhamagariye wari uri mu iki mu nzari hari mu nzu wawe okay reka tubyihorere cyako tuganira rero ngo ikintu tugiye kuganira ni ibintu bidasanzwe nge naraye numvisha ngo hariya mu nzu nijoro naryamye numva harimo umwuka udasanzwe mu buriri aho nibaza niba ari agaparufu waba wateyemo kandi gashyashya niba ari ibiki ngeri byancanze ngo nibaje rero ukuntu bimeze ndagira ngo nsobanurire ukuntu wabigenjeje nene ndajya ngo mukorera aga surprise n'agaparufu karaye karahura n'agaparufu mugore we ndagukemanga higise ujya munsi ugenda ngenda kemanga hari ibindi bintu nkeka ngenda nza n'ishoka nkwasiriza inkwe yari hirya n'agaparufu narayenze nyemo ni kubara yumvisha nyine nza n'agashoka mbere gukwasiriza udukwi ubundi mukanya muzeka bagiye kunsura nari narabiguhishe kubera weho ariko mukanya muzeye nyine ahagera ubwo ngira nene nakubwira gitajya warabikora ujyayo nagiyeyo nyine aramutsumya gasurunda gasoma nahe ndamubwira ati uzaze tuganire nuko nyine nk'abantu b'abasaza ariko natwigisha uko bizuba kwa muntu yampaye none se iyo ubona imyaka 20 yose nta kintu twibwira ngo wewe wawibaza makomya kuvuze mikeya sahu wewe rero urayize wagiye unayibara nuko ngiye ntabwo nigeze mbana gusa nyine ntabwo twabanaga mu nzu nyine genda uza n'agashoka nkwasiriza udukwi ibindi biraza gukemuka turumva n'impanuro z'abakurere ahajya asanga na pasiteri araza kumusora ngayo ute naribi wangu Sana yasiriza nyine ufata kayo uri gukubura nyine turebe ko baraza nyine bikagenda bagasanga hari abashyitsi bajya mu bari buze akose igiti cyo ndiko nakigize gupfa nanjye ndebe ukuntu nakubura ngo baze basange hasa neza da yahagira vuba muze yaraduhimpanuro simeze neza wenda wazasanga tuzabona n'akana mu minsi ngiye izanye iby'abana bitandakara wa mudamu ariko ntukajya nese ko ari wowe wabiteye ngiye izanye iby'abana bitanumva ndaka oya ntukajya urakara ngize nkunda ngiye kukwasiriza nzihora akase nuzi ukuntu ngukonda unkunda asa ahubwo gira vuba tubone ukuntu twasiriza n'ubundi ibyo wampaye ndabizi simbizi ubundi senagaye ibiki wagiye ko kuturenganya gatuba asirize ubundi amahoro ahiye asa ahubwo gira vuba dutegure mbese ko ndiko nazinumye neza gira vuba asanga turabona na pasiteri akaza kugira gute akadusuhuza uvuze ngo pasiteri se waramutumiye pasiteri nta nibyo nzi ntari buri kugira nyine turebe wasanga nawe yaza kuza bamurangiye hano mu rugo ko twabonye abashyitsi koko ni iki kiri kwiga yarangije kwasa ataza kumbona akambaza ibyo ari byo hano akaza kumbwira akuriya mugore nyamara nakataraza zakaza ibyo ni gutera aho hantu nibi nagaki nzazana mananye kandi uriya mugore mana wa mugore we narabivuze kwiga ugenda ingendo za buri munsi ibintu ugiye kuzana simbizi ujya munsi bura hari ibintu wamishe kandi nzabivumbura nzabimenya kamwihorere mbe niyasize ariko se ko watinze kwasa woheze mu bikini icyo atekerezaga aretse kwigundisha umutwe nta by'umutwe wawe muraho yemwe muraho ni pasiteri rega ndi kubasuhuza nayo byese yego ni pasiteri uri kumaja kubasura karibu mu gikari murakoze kaninjire
amavuta nkorera kunda isashiyo himbazwe ndabona umeze neza ariko wana meze neza cyane kabisa sorry uretse kwicara kwa aka gatebe hasi umugore nawe nawe nta kijya ubusa n'izimwe nawe mashoka byose kutabivanye hano wabirekeraga ahangaha nta byawe koko se ko naherutse ariko bikora nagize ngo ya nabishyire mu nzu ngiyo pastor hariya ni pastor uwo mugabo yitwa pastor avuga ko muhobere nsuruze mwene data wacu ariko se iyi nda yawe yo muraho pastor muraho oya ko tutazijuza gusenga se ndajya gusenga ariko ntabwo nsengera muri idini ry'umugore wanjye wewe se nshaka kugaruka nawe ukajya usengera iwacu inda yawe ngiye iri kuntera ubwoba ndeka mbe nicaye wewe buriya bawicayeho bose ni karibu iwacu ariko uyu mudamu nawe utambwiye ko pasiteri ari buze mu rugo aza kumbona rwose abakristo bavandimwe muhaguruke dusenge abakristo dusanze wanjye uwaza unsanze wanjye kuvuga ngo turi abakristo ni mu rusengero muhaguruke dusenge ntabwo ziko ndo mukore mufunge ku maso reka nkubaye mvarimo ingofero nyine gase mufunge ku maso witeka mani ikomeye nongeye kwereka uru rugo nsuye urweze uruhu umugisha kurema ikibi urugo rw'aba bakristo banje harimo umwe w'inzoga muvane ku nzoga agarukire uramenye pasiteri njye nubwo nk'inzoga nzi ngo ari ku giti cyanjye izina rya Yesu turabamaganya abadayimoni bari kubatera tubisabye twizerwa mu izina rya amen saka kavura kari kugubu ndagerayo yewe ariko shagiye kugerayo nabi hose rero nyakubahwa nyir'urugo nawe madamu kamanze nicara ariko wewe uri kumbwira umugongo warushye icara umbwire wicaye katwicare waza kumbwira ngewe mpagaze nkaza kumva ibyo uri kuvuga rero icyangenzaga muri uru rugo nari nje kureba madamu wawe ko ejo bundi hari amasengesho tuzajya gusenga ya masengesho kujyamo agataha nijoro ya ninjya mbona kujyamo kuko maze kumva ko hari abapfumu basigaye bashuka abakristo bo mu itorero ryacu niyo mpamvu rero nifuzaga ko ejo bundi kuwa gatanu mu masengesho azaba tuzajya gusengera uwo mupfumu agarukire umwami Yesu uzajyana n'umugore wanjye se yego urabyemera se mu bapfumu ntago najya njyewe mana we nari nibagiwe uyu mukristo wanjye se we ntago najyayo niba ari ukujya ku bapfumu oya ntabwo na pasiteri ahubwo wenda nanjye ndigana wazareba ibindi uko bigenza ku mapfumu ntabwo twakamagera nta kibazo nimba nkuriye inzira ku murima ariko ni icyakoze reka mpamagare mugenzi wanjye pasiteri wo mu Burundi azaze tujyaneyo nubwo bizamugora kugera mu Rwanda akazi kawe ibyo birakureba ibyo byaba na pasiteri ngaho muceceke muhamagare ye wanantindiye ngaho muceceke muhamagare kumva ukuntu hamagara ariko ibyo nge nta nubwo bindeba nubwo wamuhamagara cyangwa ukamwihorera uba wihanganyeho gato ariko twumva ibyo pasiteri mutuze ingofero yanjye nugira ngo ndakubahutse cyangwa mutuze ariko mu kanya urayivanamo nyine muceceke manze muhamagare ndi kumva igiye gucamo halo pasiteri guturuka mu Burundi nifuzaga ko kuwa gatanu mu masengesho tuzagira kubera utari wasubira mu Burundi wazaza tukajyana gusenga hari umupfumu ujengereje itorero ryacu rwose ajyana abakiriya bo mu itorero abakristo barabamaze rwose uzihangane mbere yo kugenda uzaze tujye gusenga agaruke wibeshye ukajyayo wewe ntabwo wambona buterere hasi dutokeshe mwanzi satani yego pasiteri murakoze ubwo gahunda niyo ngiyo uzahagere kare uzaze mu modoka kugira ngo ubanguke araza muri urugo se murakoze akaba pasiteri ahari babandugiye ariko reka nkubwire niba dusengera wenda turakira n'agakiza urabizi ko turakira n'agakiza se ngo abo bana twabuze bagaruke
basagaruka yego komana ariko nakubwiye ngo ntuzajye gushaka hanze da Imana izabaduha pasiteri araje wigarura uko pasiteri ahageze ndigaruye urajya nkunyomoza agiye kuzana n'uwo mu buryo uba wihanganyeho gato windega ariko windega kuri pasiteri ubwo wowe nta kintu reka gukora nk'umuntu twubakanye gusa tuzavugana uyu mudamu wanjye hari ibintu tutari kumvikanaho neza tuzavugana nari mfite n'umushyitsi w'umusaza ngewe mu kanya arabahageze ntabwo nigeze mbikubwiraho gusa nyine madamu mbabare ntabwo nigeze uwuhe urabuza kumubona ahageze mu kanya nyine agiye kubahageza ubu kubaza neza nyine nahagera ni muzehe Karoli cyagiye mwitonde nta kibazo kabisa ariko ubundi ubu hano nta kantu gahari muzehe ni uru rubando ruri kundusha ingufu rwose runo rubando kangereyo ariko ndebura ni inshuti yanjye buriya kantu ni kose kariyo ubundi se ko muteraniye ratanyiza muzehe bimeze bite se yego komera nawe yegorere atabana kwanda we Yesu ashimwe pasiteri urugo rw'umuhungu wanjye ni pasiteri Yesu ashimwe hajya togore ibyo by'abapasiteri cyaka abakristo b'iki gihe nabo ndagira ngo manure umukugugu nawe icarira atamuze reka muzehe kabisa ndanagukunda cyagiye buriya wankoreye ibintu kaze ndaje murebere uzumbwire n'abashyitsi bawe ndaje muzajya muratoragura utubwebwe twose ngo ni abashyitsi muzehe Karoli witwa nakubwiye ngo atasiyo oya uba wihanganyeho ariko muzehe ariko ko najya mu rugo rw'umuhungu wanjye umuhungu wawe ahana harara n'ibyumweru 10 twaba tukuranda ubwo se wowe kumva wajya utuma twubaka n'ubupasiteri bwabo bavuga bamwe njye nigaruye ntabwo urabizi ko pasiteri kabanza nimanurira umuhungu tuza muzehe bantumwe isomere sibyo urabizi ko nyine ejo bundi duherutse kuganira ukambaza ngo ngiye kuvuga ko nyine hari ahantu ugiye ukasiga uri guhanagura inkweto neza ukambwira ngo ugiye kwa muzehe Karoli ariko ntabwo nari nabikwemereye none ko ndeba hageze bimeze bite unegeka kujyayo se hano ni mu gwako ese suzi ko twagubakanye ntabwo wari ariko njyewe na muzehe wabihanganyeho nyine reka maze kubaza nyine tukatwarayibukanye ukaba umubwiye kandi ukaba utari warabimbwiye izi nzoga zaje hano cyane kandi uzi ko ngiye nizera ibanga ni gute umuzanye Imana senge nizera satani Imana kuyizera Imana tuzazibona pasiteri ari oya yume we yabuze n'icyavuga ubundi bari gukurura ibinywa iyo nkabitse araza izina rya sibyo ni ikiri kuvuga bakana ngo ni kwa pasiteri kaka nawe mbonye isomere muzehe isomere wisomere kwa kakagwa naho tubwebwe nzaha muri karitsiye itonde ari nyine hano ngaha ntankuru iminwa imbere uramutse ndatanyisatura atasiyo rero ariko mva muzehe kazandakaza ugatuma bizamuka zibihorere bagomeze babwejagure nta bya sheri natwe twarabagiraga nuko aho twabataye tutahazi tumaze imyaka nka 25 ariko shoferi baraturogera n'umwe rwose ukomera kado ariko uno muntu nta kintu mukeka sibwo bwabindi gukora muri ndaza kukwibwira cyangwa uri inkozi mukomere cyangwa ni inkozi Yesu pastor nawe uba kuri aka kantu oya ngibi ibintu by'abantu komera ujya uri kumubera umugore nasa sura ibintu nkoreye ariko kubita abantu wewe muzehe abantu we atasiyo nawe pasiteri nawe uri gusapa wambara ukica tuze twumvikana shisha make nyakubahwa kuko
mucishe make twumvikane mucishe make twumvikane hano twumvikane wewe mucishe make twumvikane cyangwa se tugufungishe yewe ako nawe mucishe make mwese mwitare twumanza twumvikane icara rwose mucishe make twumvikane twumva icyo muzekaro watugiramo inama nawe nakwicara n'iki kigabo icara hano ngaho nabonye gifite amakara arangiza uwo ugashaka no kurwana nyine ariko njye wakiza nabikubwiye wabibona ako muze ubusozi uzu uno mupasiteri yaje kumara igihano anige babigambana nyine nge niyo mpamvu uyu mugore ubanza wicara maze ubwo se mpamvu atabyara zose urazizi mubanza mwicaraho nyine ariko muze tumaze uvuze ijambo icyo ni ikibazo cy'umugabo sha icyo ni ikibazo cy'umugabo mubanza mwicaraho muceceke pasiteri guturuka mu Burundi ari kumamagara muceceke pasiteri agiye kuza pasiteri wo mu Burundi ntabwo ndi kubwira pasiteri wo mu Burundi agiye kuza rwose pasiteri nimwe muri mutuze pasiteri wo mu Burundi agiye kuhagera ayo macinya gawe oya muze mwe mucecetse baragahura n'amacinya mwebwe muza kudusengera nyine umbaze n'ikibazo pasiteri wo cy'umugabo mu Burundi yaje mwe mucecetse rwose n'uwayi nyine murabyumva uyu mugabo ejo bundi twari twaganiriye ndamubwira ati rero asigare hano mu rugo ateke yari kumbaza ngo ngende avuga ati ariko ngengeye mu masengesho ariko by'umwihariko nyine urabona uyu mugabo uje nubwo bimurya urwara wowe ndi kukureba nyine niwe narigiye kwirebera ubwo nyine wowe mwana we dore afite n'isoni arazifite ariko ashaka uraza gukubitwa wowe ihangane soni zigira winere wa musaza we nawe ataziyo atabana gwadutanawe akiyo nzoga aze pasiteri wawe batavuga nyine muri kubyumva muceceke pasiteri mu Burundi ari hafi pasiteri biva mubwirira twabamenye tumaze kubavumbura rero vuga ariko urangiza tumaze kumva yuko muri gushaka kudusenyera inzu mwebwe jyewe uyu munsi nareba nabi ndazana undi mugore ntabwo Basiri kumva wanse turakwirukana mwarasezeranye se ubundi nako kano gatobe n'umuhamanye muceceke pasiteri gusa umwanzuro twagifatira Allo, ukirukana umwirukane rwose mukomere ariko aba bashyitsi bose komere pasiteri guturuka mu Burundi nijyababwira nyine nayo ndagira ngo bazaze badusengere Yego. turebe ko twazabona urujya muri abo neza mwazabona iki ariko aba bantu bose akira abantu bobyeho ariko kino kidamu cyawe mutuze hano nta jambo ufite njye kuganira nawe pasiteri ariko kundi bano bagabo bose ubwo bari kumari tujije gatoya kibazo njye cyavugana nawe gatoya pasiteri wa mbere ngo yahageze nawe ngo urageze muri pasiteri babantereje muri urugo n'iki gihugu ntazi cyangwa bana izo ni kiwa matiwe wa n'umuhanga ijambo ry'Imana muri Yesaya ibice 59 haravuga ngo naba nawe ngo dore ukuboko kw'Imana ntago kwaheze n'ijisho ry'Imana ntago ryahumye n'ugutwi kw'Imana ntago kwavuye ahubwo ibyaha byanyu nibyo bimubujije kuza kubakiza vuba vuba mutuze rero ubwo ngubwo murumva ijambo ry'Imana muri kumva icyo Imana ibashaka Imana irashaka ngo mukizwe mwezwe mukore nuyakizwe oya nawe ukizwe bamuzekara babihanganye namwe ndi kubona n'uyu musaza afite agacuma ubwo ukizwa ndi kuvuga araza kureka kunywa aka kayoga urakanywe n'abase ubwo nawe ugomba gukizwa ubwo nuko wamara gukizwa nta na gake wabo yese namwe izo nkari nazo namwe yego rero pasiteri guturuka mu Burundi ubasomeye ijambo ry'Imana ntabwo wabo byaho ureku reka tugenda tube turaganira ukuntu tuzajya kureba uzi impamvu ubu yari kurondora nuko twamwimye buriya reka tubanze tubwire uyu musaza muzehe rero nawe ndabona amasaha ageze pasiteri rero reka muri uru rugo naho dusige dusenze kugira ngo wa mupfumu wambwiye atazaza naho akaza kubanyaga rero nimutuze kugira dutegereze pasiteri ariko yanyarukiye
hariya hirya gatoya n'ubundi yarambangamiye kwicara umwanya yaho ngo yibeshye kanagaruka twaye reka dusenge aza ko yicaye mu mwanya we ntazaricara he kwanza nabwo natumaga reka dusenge ubundi rero nanjye ngende tubone uko tubikorana Mana turagushimiye turaguhimbaje tugushimiye ko waturinze tukaba turi aha hantu data rero dore turi muri uru rugo twamaganye imitego nka satani mu izina rya Yesu ubakize kandi data twese ubaha agakiza ni ku bwawe Yesu Kristo amen rero ndumva naba mbasezeyeho ngiye guhura na pasiteri hariya hirya dukomeze nta kibazo yego ntarebe ipasi ariko ntuzagaruka hano ntukajya umwiruka avuye kunyara umubwira agende ntabwo tumushaka hano tuzaturahurira hano nawe haguruka bakurikira ugende ndira mu rugo bakurikira ugende aho bagiye bakoze wumvaga uri cyo kuba hano se ni wowe warahuye wari wageze mu biryo ndabona amatama gari garashizemo ugize ngo iki mubiri wawe nawe uko wambaye ikote rishaje n'ikayi y'umwana wo mu kiburamwaka nawe uri kuvuga ko ikote ryavutse muri 70 sha Oh my God. niyo mpamvu reka kubita mu kabwe ahubwo umuherekeza ujya he nawe na ubundi bose batandukanye genda shaka kuzagaruka tuzahura bino bijyo byo muri rugo kundakarira se urantwara utegende kandi uzagaruke muri rugo buriya wasanze ko gisakure sinzi ukuntu niriwe nawe ntongere no kunyegera muze uyu mugore ngiye ingamba ndafata uko umuntu agomba kumwirukana sinabikubwiye se ariko nanone muze mvuze ngo ndamwirukanye siyo ko muze hari ibintu bagiye kubwira ubuze wavuga ngo akumari hari ibintu bagiye kubwira pasiteri se ntago mutekera karya buri munsi uretse mbwira umusaza uyu musaza ni mukuru araduha n'impanuro hari ibintu bagiye kubwira pasiteri bya bintu bya parufe numvishe mu nzu tugiye kubigarukaho hari n'ikindi kintu nabonye yari ari gukubura azi ko ntamubonye mbona yanyagisha ibintu mu mbuga noneho ngiye kumva numve ibyo bintu biri guhumura mu mbuga none se muze ibyo bintu nabyumvishe mu mbuga mbyumva no mu bure ibyo bintu twumve ko ari parufe ni parufe rata nayo naguze ibintu bipfunditse mu ishashi byari biri mu kintu nimba ari igisheri sinzi ukuntu yabimeze yagiraga gutya ariko ngewe biratuhu nandi kuyasiriza udukwi nuko mba ndamubonye kari ikigata se nagize ni igiparufe cyarimo kinini cyakuze nyine rwose si wo byumva gusa byahumuraga neza muze ntabwo nakwirara dore ngo uravura n'uruva gusenya wa musore ntaruva gusenya ubu ahantu yagiye nkatwe twakoze mu migenzo ya kera twagwanye ku ntambara za shikaramu za gwabugiri yagiye mu bapfumu umudamu wawe kandi nabari abapasiteri nabonaga baziranye bari abapasiteri baziranye n'umudamu kuko nabasha ngo barasenga none se ubona atabakunda kukurusha aho ngo muze uvuze ijambo wamwirukana uko zasunyutsa guterwa buriya wa mugore we rero nawe tugiye gusubiranamo n'ukuri amasezerano cagi wanyu ntabwo najyayo arajya ariko ntabwo najyayo ntabwo twasezeranye nyine ahubwo nk'umuntu mukuru urumva yewe wowe wamunaniye kanze n'akandi kagwa gakeya ubundi nze tubivugane gusa uyu mugore ngewe ntabwo arakunaniye sha muzehe were kunkoraho ntabwo nanjye nakwemewe